urambaza iki? Nturebe ibintu wankoreye? Nturebe ibintu wankoreye? Ariko kanga twari twaravuze ko ibi bintu tutazongera, none urongeye urabigaruye. Nitwe twaravuze ko tutazongera kubikora. Ariko umva baburetse ngiye nkubwire baburetse. Ariko buretse. Ariko ubundi iyi mbwa mbana nayo gute? Kuri hano ko ndi hano, ariko sheri uzajya ubyukira kuri mashini, wirirwa kuri mashini. Ntabwo uzi ko gukoresha mashini cyane ari bibi. We sheri, wikise ntabwo ubona ko bikabije? umva nkubwire, njyewe nagize ikibazo cy'akaraporo, ni akaraporo boss yanyohereje ambwira ati aragashaka. Akazi mugakora mu rugo ku kazi, ako karaporo mutatangiye kazi ni raporo nyabaki? Njyewe icyo nshaka kukubwira ni raporo yanyohereje. Ntabwo ugeze wumva koro ya phone yanjye sona? Nibyo naringiyemo, nibyo nabyukiyemo, nibyo nandi kugukorera, sibyo? Naho kandi nakubeshya kandi urabizi ko ngukunda, sibyo? Vugisha ukuri. Wowe kuri kwawe se kwemeranya yuko nagukunda? Vugisha ukuri. Ndabizi urankunda, gusa ntabwo muri iyi minsi ndi kukwizera. Kubera ikizi? Ko nta wundi mukobwa ndakuzanira mu rugo. Kamubaza ahubwo unsubize. Nta kibazo. Kandi umbwize ukuri. Muri iyi minsi kucyo tugiye kuryama ukunda kunsiga mu buriri. Kucyo tugiye kuryama muri iyi minsi ukunda kunsiga mu buriri ukagenda. Kandi nkajya kumva mvuri kuri telefone ubuvugana nandi ijoro ryose. So kubera ikizi icyo kibazo kimbajije? None se ndekukubaza ibitari byo? Nyine mbwira kubera iki kibazo kimbajije? Wansubije? Tell me, nyine mbwira. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo ndi kukwizera muri iyi minsi. Ninde muntu muvugana nijoro ukabyuka ukansiga mu buriri kandi twajyanye kuryama? So sheri, ari anko wanjye aba muri Amerika. Rero kandi urabizi ko muri Amerika amasaha yabo ntangahuye n'amasaha y'i Kigali cyangwa mu Rwanda. Anko? For sure. I never lie for that. Mfite anko wanjye aba state. Ariko mbwira undeba, vugisha undeba. Mfite anko wanjye sheri. I believe you. Then you can believe me. We mbwira, nubimbwira neza ndakwizera. Mfite anko wanjye ni umamagara, sibyo? Yamamagaye urabizi ko amasaha ya state ntabwo ari kimwe n'aya ngaya i Kigali cyangwa mu Rwanda, sibyo? Yamamagaye waba ari ku manywa, hano aba ari nijoro. Abamamagaye kandi anko wanjye ajya anyohereza amadolari sheri. Kandi urabizi ko nkora buri kimwe cyose kugira wishime. Sheri, I believe you. Ndagukunda, sibyo? So be appreciate for me. Thank you. I love you for. I love you too. So thank you. Ngakomeza. Ariko ugire vavurekera. Sheri. Ese arakanu nashaka tuza kuvugana nimugoroba. Nimara kurangiza iziboro nawe ugenda urebe wowe umuceri. Ari amazi washyize adashirira akakama. Amazi nagashirira. Sana ari bibwo turaza kuvugana. Kubera iki ngenda ngo tugiye kuryama narangiza ngasohoka njya bimenya ute? Here's my phone. KIDDO empiire.
Vuga mwana. Se mwana. Wamukire na yanzu byagenze gute bimuhaye. Se sha mwana ko yikuragura. Inzu nari nayibonye ariko yaratinze hero. Ariko se mwana we nta muntu utazayimukira ko? Nayimukira se sha ugira ngo muri business kuko ibyo byo kuvuga ngo guhemuka umuntu abyitaho. Ntabwo yaragiye kuguha amafaranga ko kandi ntabwo yaragiye kuduha amafaranga. Ese tugiye gutangira gushaka undi. Sha nyine ubwo niko byari byagenze nagombaga kureba ikijya mbere. Ahubwo hari n'undi mukire bambwiye ushaka inzu. Uhe. Ubwo urumva namukubwira koko. Se wambwiye mwana Messi. Nuko dore ikigodo. Njye se. Agora abakubwira. Gende wowe. KANGA we. Gome bwawe shanda bo. Ngiye Kiddo. Ako kara. None se mbwira ni karori hari undi karori. Ako kuba ushaka kunyigiraho muzi. Kabona gutuza imbere yanjye kamwera gutya aribyo byatuma nkubwira uwo mukire fata ko hari umukire nabonye kandi muziranye. Hari iribi ryanjye. Ubu hari iribi ryanjye ngewe. Yawe rwose byo ntago namenya ngo ni ibiki ariko ntago nkwizera. Naribi mwana shana nari byo binkora. Ahagaze neza. Ibyo kuvuga. Afite n'amafaranga. None se ninde ni? N'umugore se n'umugabo. Nakubwiye ko hari umukire. Nakubwiye ko hari umukire. Ayo matsiko yawe yareke. Ariko jya ureka gushyuha gusa. Mbata. Mbwira. N'umugore cyangwa cyangwa naho bicara hasi. Wicaye rwose. Kandi ubugira ngo ndi ikigoryi. Ikigoryi gusa imbwa. Mesha. Kanga mva mubwira baca umugani mu Kinyarwanda ngo gira so yiturwa indi. Urantutse wambwa we. Uri ni kiga kiri kihero mewo. Ari vubyoko. Zakoreza abantu. Ibitero mwako n'ibintu. Sheri. Ujyibona uburyo abazungu batugize ibikoresho. Gute se kandi? Ngaho mbabarira ndebe. Reba nk'iyi foto yawe. Ibaye iki se be? Ubu ngubu wakubona gutya ku ifoto. Sibyo? Akakubona no gutya vizavi. Ukuntu bitaba bitandukanye. Bitandukanye ushatse kuvuga iki? Gute? Suguri ngarebe. Ubona iyi foto urebe nawe. Mbabarira ndebe. None se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko ino foto uri kubona atari njyewe? Ni uri mwiza n'ubuhe se uri mu foto ari n'uwo uri kubona physical? Intenge nari ndi gutanga none se wemera kuri inzobe? Bwiza ukuri. Ntago ndi inzobe. Uri Ndi imibiri yombi. Uko nani utari uri inzobe? Inzobe iriti yawe yimeze. Ubu ushatse kuvuga ko ndi mu bibebe? Oya. Uvuze ko nyir'urugo yapfuye nanga bari bumwishe. Kandi umugani ugana ikiriho. Uvuze? Sheri uvuze guki? Sheri. Nusi icyo mvuze ntago nkubeshya. Sibyo? Sheri ngende mubi. Sheri ntago nzi ko warakara gutyo. Sibyo? Umbwiye nabi kandi birambabaje. Ntago mvuze kuri mubi sorry. Sibyo? Sibyo? Kandi hanga. Sheri ko ubundi se wowe wirebye ubona uri mu. Kandi umaze kubivuga. Ngareba hano. Kandi umaze kubivuga. Mva nkubwira. Ntago uri mubi Sheri. Sibyo? Sibyo? Sawa. Ndanye. Ibintu nakubwiraga, sibyo? Izari joke, sibyo? Uruko ikeneye. Sibyo? Nta kibazo. Biso.
ngaho seka. nakurakariye Oya. ndakubabarisha ndagukunda Njye nakarusho. ega irahari nta kibazo, irahari, inzu ni nziza cyane rwose. ifite dushe na tuwarete, byose ibyangombwa bikenerwa biri mu nzu, na saramanje irimo rwose. oya ntugire ikibazo wowe, iyi nzu irahari. oya Gaspar, oya wowe rwose nta ribi, subize se ko ndi inyangamugayo, njye hari ikibazo. Okay Gaspar, rero nta kibazo, aho abagabo basezeraniye niho bahuriya. burya yambwa ngo ni Kanga, umuntu ahereka aravuga yanze kumbwira ni Gaspar. Ye baba we, ndaje mwereke. Umva Kanga we, burya si buno, burya si buno, burya si buno. Bro, ndaje mwereke, gira so yiturwa indi.